Jenny yo kubyara ubundi nibyo abagabo mukwiye kuba mwagira icyo muyivugaho cyangwa n'abagore gusa kandi ari twebwe tubyara cyane ahubwo mubyara mute byatari mubyara mute you guys have no idea natwise amezi 9 ashobora nararengejeho ntabwo ubizi twitira mu mutwe ariko yeah I've seen that njya ngo hari n'umama twabonye hariya exactly muri cya cyumba nyine twavugaga ariko nawe agiye gutaka ari gutaka atakaga izina ry'umugabo really buriya irya zina uraryibuka njye wapi nuko nanjye nari mu byanjye ntago mbizi matabaro welcome back to the Splash YouTube channel. Nizere ko aho muri mumeze neza n'imiryango yanyu n'abanyu bose kandi turabifuriza kumera neza ku batameze neza. So if you're new here, njyewe host ni Linda Kamikazi na Eddie Micho. I'm not the host. I'm a guest. And today turashaka kubabwira ikintu abantu benshi badakunda kuvugaho kijyanye na parenthood cyangwa se kuba umubyeyi na journey yo gutwita ariko noneho kuri side y'umubyeyi w'umupapa cyangwa se w'umugabo kubera ko akenshi tuba twumva nyine inkuru n'udustory ari by'abakobwa cyangwa abamama bakabibaze cyane ko ari nabo icyo kintu kiba kireba cyangwa kiba kiriho. Uyu munsi rero twagira ngo tuvuge kuri iyo journey urwo rugendo. Nanjye bango turatangira tukwakira naje kukuvuga nawe. Hi guys, twizere ko mumeze neza. Welcome to our YouTube channel. Muri kumwe nanjye Eddie Micho hamwe na Linda Kamikazi. Okay, ubwo hagati aho nkaba ndi kwikangura ubu nisanga happy bibabwire kugira ngo bamenye niba babona ndi gusinzira niba ndi kwikangura ubu turi saa 7:57 z'igitondo z'ijoro. Yeah, so that's what's up. Turi kwikorana umunaniro ariko I think it's all love. Yani ku bwanyu and just not to fulfilling our purpose. There you go. Yeah, so ni channel rero kuri intebe nta gahato. No muri inzu nta gahato, so tubwire rero. Emotionally, okay, physically ntago tubyimba. Ariko physically, like it takes us bidufata ways more than you guys think. Okay. Twe tuba turimo igice ariko mwe bafata ways. Wajogonye cyangwa mu rwobo. Yeah. Okay. All I can say is ni tukwasharinga kuri journey yacu ariko on a serious note aje kudiscoveringa ko yego muratwita, you guys go through a lot kandi Imana baremye mu buryo butangaje for real. Urabizi kurenza. Kudos ku mama wese, ku mudamu wese. Yeah. To the mothers. Yeah. Man. Wow. Actually, wenda sinzi mba tuze kuhagera no muri cya cyumba. But there muri cya cyumba aho bibera. Hey man, I saw things. Wewe mbona trauma yarashize. Twebwe ntayo tugira kuko it's appearing on our body ariko ntago tubireba ngo tubirebesha amaso. Turabyumva igise kijyana bitandukanye. Hari na epiduro zaje bamwe bitabarya ariko mba numva amazi hitamo. Anyways, soza kwaje. Ubwo ikibazo cyanjye cyagiraga kiti nibyo ubwo urusubije kuvuga uti mvuze ko ari ibyo kuko natwe you know more than you think cyangwa se tunabigaragaza nk'abagabo benshi nubwo dukunda kubigaragaza ariko natwe iriya journey mu murimo njye ndavuga kuri njyewe nanjye reka ndavuga in general cause wa mugani hari ababihunga bakabi ariko nawe ngira ngo babihunga ko yakora akavuga ngo kino gisasu none ngiye kwikora, you know, this it's like heavy in the Lord. So
On my side, numva nanjye nabaye in your journey. I think now you can testify to that. And numva ko nanone mu bintu biri natural Imana yaremye biri natural ko amana aba muri party ya umugore kubikora wenyine ntabwo biri natural. Yeah, actually that's what we are here to tell you, kubera ko nabonye abantu benshi nakita ngo babikora bagenda iyi journey bonyine bakabishobora, ariko hari indi support iza mu kuba present kumugabo. Yeah, I've seen that. Njya ngo hari n'umama twabonye hariya exactly muri cya cyumba nyine twavugaga, ariko nawe agiye gutaka ari gutaka atakaga izina ry'umugabo. Really buriya irya zina uraryibuka? Njye wapi nukuri nanjye nari mu byanjye ntago mbizi. Matabaro nanjye ntago mbizi. Yeah. Anyways, ubwo ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira kiti ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira kiti ni ryari uba wumva aba akwiriye kuba present umugabo throughout nta konje umugabo afite? Yeah, for real. Yeah, kuko asa niyo impamvu yatuma umuntu ataba present. Ikeka aho bishoboka. Impamvu zirahari nyinshi. No, iyo mvuga present ntabwo mvuga gusa ko you are seated with your wife whatever every journey, ko nta nubwo ibyo byaba biri realistic mu buzima, sibyo? But I'm talking about niyo uri ku kazi, niyo uri hehe na hehe, hari hose tuba twagiye guhaha, but like first things first, ibya mbere bikaguma ari ibya mbere. And at that point even mentally just umubyeyi amenye ko the husband is there niyo aba adahari, urumva? And nabonye hari n'ukuntu biconnectinga no ku mwana, nawe sinzi ukuntu babimenya. I think biconnectinga ku mwana kubera ko umubyeyi aba amufite, noneho we emotion ziwe nizo umwana. Actually mu magambo make responsibility y'umugabo ahanini ni kumakinga ashaka ko umumama ameze neza. Wow. Kandi akamenya ko nta wundi wabikora neza kumurusha, ko umugabo ariwe number one. Abaza bose bandi ni inyongera. Na za ice cream musaba mu nzira n'iki za craving avoka ngo ndashaka ngo umucanga izo ni additional stuff. No bituzane kuri icyo kibazo. Gira ikintu ubwira abagabo cyangwa abapapa batari umva iriya stage, kumva ko umuntu yarira cyangwa akumva agiye nko gupfa natabona iyo craving yiwe. Kuko hari abantu bavuga ati mva nansabye iki n'iki, mva nambwiye ati wapi kabisa. Nago nakugira umu expert wo kubwira abandi bagabo, kubera ko wenda ntitugenda through the same things. Ko naje kwiga nsanga njye nzi ko ari umuntu wa danje nsabye ibintu bya danje, nza gusanga nta na kimwe wansabye ahubwo ugira sibyo gusa yangendesheje amajoro. Munsabire gift nta kintu cya danje namusabye ibintu byari bihari. Anyways namusabaga harya ubwo ni iki cya danje nagusabye. Ubumenye ko byatumaga nsohoka saa 9 z'ijoro. Ariko yasohokaga, nubwo yasohokaga saa 9 z'ijoro yasohokaga agiye kubona ibintu muri alimentation. Ubwo siyo nkubwira iyo nkubwira ngo nzanire itaka izo saa 9 z'ijoro, ahubwo jana hanze niyo mpamvu nkubwira ngo ahubwo sibyo ranampe gift. Ma gift rwose cyangwa yiha umwana wawe sinzi watumye ngira iyo craving. Reka nkwereka ahubwo gusa ibyo ndi kwivuga mande kuvuga ngo wenda sinakugira umu expert kuri ibyo bintu. Ndikuye ko hari uwo nk'umufriend wanjye babwiye harya ngo arashaka bamuzana igitoki kigororotse. No, I think that's my mom. That's my mom. Hari n'undi nawe our friend. So kuvuga ngo ndagira buri umwe wese afite experience ye, gusa nibaza ko point atari kuba perfect, ko nta urusha uwundi, ahubwo with mu byo ufite do the best you can, do all you can. Nagaki se nigeze kugusaba kakagusetsa?
kagansetsa sha uziko nta bintu wasabye bisekeje mu gihe ari kugatekerezaho reka mbihere story nigeze gushaka igitoki mama yatetse yego sha ndakimutekesha icyo gihe ndabyibuka hari umutante wari buze if I remember well simbyibuka niba byaragize gute ntaze yagombaga kukizana donc mu rugo batuye ku Ruyenzi na Kabeza urumva harimo urugendo murumuna wanjye yafashe umwanya ashyira igitoki muri box urashaka icya mama yafashe moto aragenda yagiye nka saa sita byageze nka nta saa saba muntu wari nari narindiriye icyo gihe ndabyibuka twaratetse ibintu byose ndagerageza biranga nkajya numva icyo gitoki kiri kumpumurira nkajya numva ndagishaka ndavuga icyo gitoki ndara gutya nicaye ndibira igitoki yeah man that was an experience n'ibindi dutumiza tugatumiza nka KFC ukavuga ngo urayishaka ukayishegera bayikuzanira imbere tuvuga ngo simbishaka urumva akagira ikindi noneho bya biboro bikomeye ntabwo nigeze kongera kubona ubirya ni ukuri ibyo bintu ari kubabwira ku bantu bize ndabasuhuje my classmates ku bantu bize bon conseil ibyo bintu twabyitaga mushwataye cyangwa bakunda kubyita ngo ibivergo ibi very good ibivergo something like that ariko bihenduka cyane cyari ijana hejuru cyari gifite ukuntu gikomeye no hasi kigakomera biri crunchy byataye nariyaranjaga ngashaka ibikomeye byataye inshuti yacu hano behind the camera yari yaragowe yamenye akava kuri church agahita aho ngaho akabizana cyangwa akabyohereza kuri moto ibintu byari bibiri so it was ngusubije ikibazo tuwe tubwira ikintu nawe nakubwiye nka bibiri nakubwiye ibintu nakuzanira nkatira iyo KFC avuga nagiye gutya numva kandi ibintu umuntu aba ashaka ntabwo ari ugupfa guhita ubitekereza kiraguhumurira mana yanjye gutya inyama irampumurira nibaza inyama yaba isi itekwa igahita iba ready igahita agira gute numva ko ari KFC bakihizana bagifungura gutya numva umwuka w'ikirayi urazamutse haya nahise mbabwira ngo mumvaniranga ngo mumvananga kuko nahise ndakara ndibaza isini nk'iki kindakaje yeah so it's nutwo tuntu nyine tu ariko emotionally se nyine ubwo emotionally doesn't it drain you like ukumva wa muntu izungu namukubita cyane niyo mpamvu abagabo bajya bakwita abagore batwite barabakubita umuntu yabitinyuka naba ari njye anyways yeah emotionally okay njye personally urabizi ko actually nabaga nzi more about pregnancy yakukurusha so njye nahoraga ndi gukora ama research nzi ndeba that was good by the way really nonse ndigomba kugurira urundi uzangurira ibyo ngibyo nayo nzagura anyway, so nabaga nzi mind yanjye nyine iri open to those things kurya utuntu twabaga ngitavuga dore akangaka kagezeho gutya gutya no ku mwana kwiga hari na stages umwana gushiramo ukagira ibintu bimwe ukunda ukagira ukundi kuntu nyine umera so it's icyo nzi cyo ni kimwe kiri ngombwa as much as umugore yidocumenta byagakwiye ahubwo n'umugabo kurushaho kwidocumenta kugira ngo umufashe ko ndibuka twajyaga no kwa muganga ukumva ndi kubaza ibibazo bimwe wowe utazi n'impamvu ndi kubibaza ariko kugira ngo making sure everything is okay and so ibyo rero gusubiza ikibazo cyawe ntago emotionally not really I think it was just a roller coaster kwa kundi n'umwana wa mbere so ntago you don't know what to expect simba nabyita ubwoba cyangwa iki ariko kwa kundi you're just careful kuri buri detail
ubwo se nk'abantu bavuga ko nyine pregnancy ari iy'abagore bakwiye kumenya ibiri kubabaho, what can you tell them and advise them? nabwira bo ibyo ni ibyabo ariko njye ku byanjye iyo pregnancy nubwo njye nta kintu ibyawe wenda harimo umuceri n'ibishyimbo n'iki hano mu nda ariko it was not just a pregnancy, byari ibyacu. Ko ndibuka n'ijambo bakunda gukoresha ngo we are pregnant. Of course we were pregnant. Ni byiza ko most of the time tuba dukwiye kubyaddressinga kuko at the end of the day iyo ikintu ukura ukivuga kigeraho kikakuzamo. So mu kuvuga we are pregnant numvaga ibyo ari byo byose ntabwo mfite controle njyenyine ibyaba byose nawe ufite ukuntu bifitemo uruhare, cyane ko njyewe nanabivuga kugira ngo wenda tujye inama tubitekerezeho tugire gute, kuko njyewe mpamvu narayanze kwidokimenta hashuti wanjye yajya yinsereza ngo wanze ko nkubwira cyangwa iki, numvaga mfite ubwoba. The more numva ibintu biteye ubwoba nkahita numva aha sinzi ndi hagati ya nzapfa nzakira ntabwo mbizi. So nkagira ubwoba rero, ubwo nahitaga numva nta kintu nshaka kumenya ku bintu bijyanye no gutwita. Niba Imana yaramwongoreye rwose warakoze kumva mukaba ariko yahise nyine avuga ati sinzi niba waranamenye ko njye ntabwo nigeze mbivuga ariko ntabwo ari gupfa kubibona ibintu byose nabaga nabitereye iyo ngiyo mpora natura gusa ko nzabyara neza ngo nk'abaheburayi nzabyara neza kandi ni ukuri byabaye gutyo nkabisengera nkabyizeramo ibindi ntumbaze. By the way that thing ikintu uvuze ni ikintu kiri very important ko nibuka ko ari mama twahuye nawe twe turi kuri church yitwa ngomba ko tumuvuga ariko rya somo yatwigishije atubwira ngo everything you want about cyose ushaka ku mwana wawe uko bizagenda ukubiremo umva adutera imbaraga zo kubisengera kurushaho no kubisengera dushize amanga kuko iri muri line iby'Imana ishaka, iri muri business y'Imana irabisponsoringa. So bituma tugira ukundi kuntu dusenga tuvuga ngo umwana turashaka ko bizagenda B turashaka ko tukamurema uko tumushaka. Byarabaye byarabaye so that thing cyo gusengera uwo mwana ukamenya ngo ukamuremera atmosphere ataranava mu nda kuko already aba ariho. So that was really something. Bon ubwo rero dukomeze havuyeho cravings, havuyeho journey yo kuba iki n'iki, navuga ngo noneho tugiye muri ya journey inda yakuze umuntu yananiwe ibintu bimwe na bimwe ndabyibuka. Hari igihe najyaga kwambara inkweto pe mba arizo nashatse gutsapa ariko gahunda yo kuzambara ntabwo narebaga gahunda yo kuzambara zikaza kuza nyuma. Hariya hari ikintu nakita ko hari abashobora kuvuga ngo ni ubutesi, hakaba nanone undi muntu uvuga ati njye mpari nabimukorera umugore wanjye, ariko ikibazo cyane cyagira kiti hariya hari abavuga ngo ni byiza ko umuntu aryama, ni byiza ko umuntu aruhuka, ni byiza ko umuntu aguma mu rugo, rimwe na rimwe waba uri kumwe n'umuntu mugakora akamashe n'ibiki. Njya mbona abantu bavuga ngo hoya umutware yambujije gukora iki n'iki kandi heavy. What can you advise nyine ku batware, ku bagabo, ku ba papa about iriya journey? Do they have to be with the ladies? Do they have to kuba overprotectinga cyangwa no kerekana ko byexagere yavuge ko overprotectinga ariko ntekereza wenda nabyo byavarenga sishaka kwigira kuri expert y'abadamu bose n'abagabo bose ku byo njye nabonye kandi urumva nanone by the way turi kuvugira ku mwana wa mbere, so we are not all that. wasanga n'uwa kabiri azaza afite histoire ye tuzababwira. Gusa
icyo nabonye icyo ntekereza ni uko hagomba kubamo balance sibyo kuko protection umugabo ukeneye ofaringa ibirengeje amafaranga ari physical ofaringa spiritual covering ofaringa n'iriya physical presence yawe just kugira aho ngaho ofaringa utararenga aho tubwire spiritual covering umutware aba akwiye gusasa what kind of word can I use icyo ngicyo nyine covering iri spirit ibimeze ite ni gute bigenda bite ngo bigenda bite babirya bate rero kuno babirya ntekereza ko ni nko kuba ijisho ryo mu mwuka ry'umuryango wawe ukaba rero aho ngaho nyine ni ukuvuga ngo turabizi ko n'iyo ugiye ukanarira muri church ababa bari muri church abenshi cyane banamara mu mwanya n'abagore n'abagabo of course iyo tubona ari abamama kenshi niyo reality hari hano hanze ariko byaba byiza kurushaho hari abagabo benshi kurusha n'abagore ko we lead biri bimwe muri mandate twebwe dufite nk'abagabo so ni ukuvuga ngo kugira gutanga iyo spiritual covering gutwikirwa k'umwuka ni ukumenya ngo ubu ubwawe nk'umugabo uri pasiteri mu rugo rwawe ubungubu mbere y'aba pasita bose ntigiye pasita mukuru you understand what I mean ariko kubivuga gutya biroroshye kubihagarara mu nshingano zabyo so wenda nite nakomeza ikibazo warumbajije ndi kuva kuri iyo balance so balance yo kuvuga ngo ibintu biri physical ni kimwe kindi kuba protected physically hawe warakubaganaga ukajya kuririmba nabereka ama videos ari kuririmba sinzi mba turi bishyireho ureba urajya gusirimbisha abantu neza gutya what are you talking about urumva you needed that hari n'igihe washaka no kwambara inkweto ndende aha ngaha man comes and say uri kwibagirwa who you are that's okay ariko urugendo rw'amezi 9 nawe mujye mutwumva ni rurerure ariko kwindi side nari bumbuye kwambara agakweto karekare ubwo nyine wavangaga gahunda ariko kwindi side ukeneye nanone just kuko already bino bintu nabonye bibafata emotions zanyu ibintu byose ukeneye kuba pampered sibyo ukeneye kwibutswa ko nubwo hari changes nyinshi mu mubiri wawe urumva you're still as valuable actually more valuable than what you're carrying urumva ubu noneho mbese ufite agaciro kurusha uwo mwana ngo byagenda kose ntago ari hamwe umwana atagira ikibazo ukibuka kuri uwo muntu ukibuka kuri value so kuba pampa ryandi bari inkweto wambazaga kwa kubera nyine sibyo n'ibindi twajyaga dukora ukamenya nyine umuntu akajyana nawe ku mamarshe twagendaga muri quartier ikibazo wagendaga gahoro cyane ni ntaco ariko muwaregere n'ubu ntabwo tubiheruka kugenda I don't know ntabwo ari kugenda so I think nagisubije definitely ubwo muri icyo kibazo navuga ngo na development byinshi wagiye udusubiza mu kutubwira ko umugabo agomba kubera ijisho umugore akamwaturaho ibintu byiza we n'umwana akabyuka akamusengera bya bindi byose navuga ngo hari abantu wenda dukurikiye ntibatwumve nabi first of all manze mutabarire kuvanga indimi ariko nanone ntimutwumve nabi ngo tuvuge ngo ubu ndi gushaka kuvuga ngo hari balance waduhaye mu kuruhuka muri bya bindi navugaga byo kuryama ukaruhuka kubwirwa yego hoya umuntu akagukumira kuri bimwe ibindi bimwe akanakujyana mukajyana mugafatanya so iyo balance numva iri ngombwa yego okay ubwo ndumva byumvikana mu byo yasubije kuko hari abavuga ko ubundi inda ntoya ibiri very very ibiri kuri point yo kuba yavamo kubera ko ibitarakomera niho umuntu aba akwiye kuruka n'ibiki byose kandi na hariya ahantu umuntu aba akomeye nako umwana aba akomeye niho n'umubyeyi nawe aba yumva agomba kuba
ko cyane cyane kamaze kunanirwa. Yeah. Ubwo dukomeze rero Mm. twagiye tugira summary noneho tugeze mu gihe cyo kubyara. Ikibazo cyanjye cya mbere kirava aha ngaha. Mm. Buriya iyo reka tuvuge if and if not, Mm. iyo tuza kuba tutari kumwe wabonaga ari iki cyari kuba kiri kulakinga? Wabonaga ari iki cyiyongereye kuba turi kumwe? That's a good question. Mm. Nabonye Mm. ngira ngo turi hariya no muri cya cyumba sinzi ubyibuka nubwo nakomeje kuguha mu rugero, ariko twabonye icyo cyumba kibabwire. sinzi aho byita gute, ariko hari icyumba ubanza. Reka tuvuge ko mbere yo kujya muri salle d'accouchement cyangwa se icyumba cyo kubyariramo hari icyumba ubanza kujyamo cyo gutegurwa kubyara. Yes, igihe muba muri mu bise n'ibindi. So niho buri rimwe na rimwe wumva n'abandi bamama. Nabonye difference iyo umuntu uri kumwe, hari umwe wari uri iruhande somewhere udafite umupapa wenyine, sibyo? Mbona difference iyo ufite umutwaro wahagaze aho n'utamufite. Yeah. So impamvu zaba nyinshi, sibyo? Si ukuvuga ngo hari simbyite ngo byacitse cyangwa mu buryo buri judgment atagira n'umuntu yumva nabi. Ariko ikintu ngewe nibonera n'amaso yanjye ni uko umugabo aba akeneye. Nimba nawe ubyibuka wowe ubwawe, twari ngewe nawe na mama wawe. Ariko by the way guys, reka mce mu ijambo akidori gato. So here he comes, yananiwemo gake and then ajya kuruhuka no gucenjinga. Bigitangira mama ahita ambwira ngo mpamagare Eddie, ndamubwira watinze. Noneho yaje ndi gusa nk'ujya muri icyo cyumba kindi kibanza, donc icyo cyumba katukite cyo kubanza kubyariramo aho bibera. Niho twari turi kwerekeza. Hanyuma nabaye nkimubona ngira ngo Imana iraje. Hari abashyitsi banjye buri munsi bajya bamusereza ngo umugore abwira umwana ngo nategereze papa, ko papa hari ukuntu aba yagiye kuruhuka cyangwa se atari hafi, umugore akibaruka neza umugabo akihagera. So ntababeshye hari ikintu byahinduye pe. Not kuvuga ngo mise mbona oya, niko kuvuga ati araje mfite umuntu uri kumva ububabare bwanjye, araje ngo tubabarane. Kuko nubwo uba uvuga ngo uri kumwe n'undi wahabaye, ariko we uba wumva yarahanyuze akahanyura neza. Uba wumva ibyo ari byo byose ari bukore iyo bwabaga, ari bukore iyo bwabaga agufashe kuba strong. Ariko hari ndabyuka ko hari n'amagambo ye nakubwiye ngo ninza kubyibagirwa ze gukomeza nyibutsa ko my body is meant for this. Yaremewe rwose kubyara nkibaruka bikagenda neza. Nkimubona ntese ntekereza ko bya bintu byose twabivuganyeho agiye kubikora. Umuntu uri kumva agahinda kanjye araje, kubera ko naravugaga ati mama arakumva yego, ariko nyine abana bane yakubise hariya rwose we aracyahagaze ni muzima, ntabwo ari kubyumva, wenda byabaye bishya cyangwa se ntabwo mbizi. Urumva rero we yarahageze ndavuga ati awi. So definitely ubwo urihangana nyine naguciye mu ijambo. Nibyo ariko nabivuze. No, urumva njye nkunde ibintu nk'ibi ngibi wari ubivuga kuko ni wowe uzi gutera story. Mbona nk'uwo nkanjye ndi kwisinzirira ariko so that's what happened. Gusa ibyo bivuze neza. Wari ukibabwira nyine ukuntu ari abantu babiri wabonye. Nibyo nabonye iki common denominator nk'ungu yarira yasakuzaga arira atabaza umugabo utaruhari, sibyo? Ariko nawe ubwawe nese mbona ya sense ya relief actually wari utangiye kubamerera nabi ngo ndi hehe. Kandi kwivuga mama waronga. So your presence being a man, ngira ngo dukunda kwibona no mu biganiro byinshi ngo urugendo
ese umugore akavuga ukuntu yabyaye nta mugabo wabivuze ariko I think this is a good thing ni good topic uzanye kuko natwe we go through that in a different way kuko badutekereza utuntu twose byari navugaga kare tukabaza ibibazo sometimes when mutari kubaza mutanazi ariko turi kureba how is this person and none subwo okay sinzi niba mise jumping ku kindi kibazo nanjye kubaza ngo kuri wa muntu uvuga ngo abagabo ntibakwiriye kuba muri kiriya cyumba cyangwa se abagabo ntabwo umubiri wabo waremewe n'ibitekerezo byabo n'ibiki byose ntabwo byaremewe kuba ahantu nka hariya njye ntabwo namuseka njye ndashaka gusubiramo no ariko ku yindi side sibyo nyuma y'ikiganiro hateye imbabazi ariko izi tuba twaraboneyemo ariko on a natural mfite n'umufriend wanjye we none yarafentinze for really yeah but on the other side nzi neza ko hari ahantu uba umugabo arakenewe kuhaba arakenewe agomba kuhaba si ni it's another world gusa byose njye mbyita mystery sinzi ukuntu nabisobanura ni amayobera ariko cyangwa se ni discovery nziza kuko atari naho ngaho gusa aho muri cya cyumba nyine babyariramo direct inzira yose njye ndibuka ukuntu najyaga mbitrackinga kuri kaka app hari app yitwa center baby pregnant center ibintu bya center na baby na pregnancy simbyibuka neza ziba ari nyinshi nibuka ko kwa kundi ugenda kitakubwira ngo ubu ngubu umwana hari udutsi twakuze iki cyumweru nicyo gukora imisatsi iki nicyo gukora ibingibi kugeza kuri iyo ntuza yose yo kubyara ikintu nabonyemo gikuru ni ukuntu Imana irenze uzi ko iyo agezemo hariya nta ruhare rundi you can try ariko uri in control ni Imana na muganga nta control abifite kugeza ku munota wanyu narebye ndavuga Imana yatangaje natwe duhaye agaciro yaturemye mu buryo butangaje ndeba nanatungwa n'ukuntu wumva abaganga buri wese afite discovery urakubwira ibi Google irakubwira ibi nanone wabibaza ikindi kivuguruza nza gusanga nabo ntabyo bazi bose ubizi n'Imana nukuri cyo I agree no kugeza rero ukita wireba nkita ndeba agiye mureba ukuntu akangana right now it's 1 year nkita mbona kwebwe ukuntu tungana right now ni bitangaza tu and nge ikintu kimwe navuga nuko at the end of it all ibyo wizereyemo Imana niko ibigenza rwose nubwo abagabo tuba tubashaka muri kiriya cyumba nabo badashoboye kukijyamo cyangwa batabishaka ariko numvaga at the end of the day umva nifuza ko twaba turi kumwe kubera ko ntabwo nexpectinga ko wenda bizama relief cyangwa iki ariko numvaga journey twese tuyisangiye byaba byiza bon harya kukihanjemo ngo nyirabigenge n'ubugenge bwayo kubera ko Imana iyo nyine niyo yonyine ibasha buriya bugenge if I can say ni Imana pe niba nashobora kuvuga ngo ntago nagize experience nziza njye ntago nagize umwanya wo gupushinga ariko ibyo byo nabyo tubitekerezaho kuko hari ahantu arahatinyaga cyane nkavuga ese ubu nananirwa ese ubu byagenda gute noneho umwana akavuka kuriya by the way turi abantu bashima Imana cyane 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 umwana wacu ni miracle kubera ko yarageze mu gihe ashobora kuba yaratangiye gucika intege if I can say yari anataye n'ibiro umbilical cord sinzi ukuntu bayita kayikizinze yes definitely yarakinnye cyane mu nda arayizinga and then urumva
byari mbese Imana yabikoze mu buryo we don't have time yo gupushinga kubera ko it might turn out nyine ko yananiwe bikarangira wenda nabi. So that's where I can say Imana ni Imana. At the end of the day natwe tuba dukwiye kuyitinya, tuyubahe, tuvuge ko nyine ari Imana kuko ibyo ikora biratangaje. Mbona no encouraginga ukuntu umuntu avuze tukavuga basing na situation urimo ariko hari you've heard of abantu just kubera situation just zitabyemera umugabo akaba adahari bitari ubushake bwe bitari ubushake wenda bw'umudamu. Ino navuga ko ari business y'Imana. Cyane rwose ni business y'Imana. Hari filime nabonye sometime back na quote bavuze ntajya kwa kunita nyine ku madetaye nukansigayemo ngo buri uko ubonye umwana avutse it is a sign ndabitranslating it is a sign of God not giving up on humanity. So uko umwana avutse ni sinye yuko Imana itarareka ikiremwa muntu ni hope cyangwa itarazinuka ikintu. Ni ukuvuga ngo n'uwo mumama waba uri guca muri izo situations sibyo ntiyumva ari wenyine just sibyo yibuke ko iyi business arimo ari Imana. Kandi Imana icyo uri muri business yayo nayo iragishora iragushyigikira. Ibyo ni ibintu twiboneye mu buryo bumwe n'ibintu biri physical nka provision ukabona ubonye byose ukeneye. Ni kubera ko byose ari business y'Imana. So nabo ngabo bari muri izo situation n'umupapa ushaka wenda kuba yahaba ariko ubona byanze wenda bamwohereje nko muri mission nanjye banga Afghanistan ariko simuzo urumva cyangwa se akazi kamusabye gukora mu ntara ahantu atabaho we abitari ku bushake bwa situation bene uwo amenye ngo still nawe akomere biri kuba uko abishaka ariko ahumure kubera ko biri ari umugambi w'Imana. Lastly tubwire none sasa abagabo babihunga sibyo abagabo basa nkaho babitwaza gake gake urumva amenye ko ibiri kuba ku mudamu byose n'ibyaha birakureba sibyo. Know that you have to be there on every step of the way. Umenye ngo glory yawe cyangwa se icyubahiro cy'umugabo suko wicaye cyangwa se wicaye ukagira gutya kuri televiziyo hari abagabo bajya babikora ukanabwira madamu umeze gutya wanzaniye icyayi. Icyubahiro cyawe cyiyongereyeho kiri muri wowe kumusavinga ukaza ukamufungira inkweto cya gihe byabaye gutya byanze cya gihe hari ukuntu mugira muri ya mezi mukana pyukinga mugakora ukamenya ngo yego wabwira umukozi wo mu rugo kujya kubikora ariko ni byiza kurusha ari ugiye ukagenda ukabyihanagura ukamwihanagura sibyo. And aho ngaho harimo more glory for you kurusha biriya bindi. So you know final category of people numvaga nashaka kubwira hanyuma ndashaka kujya kwiryamira ndetse gataragenda rero umwana araje icyambere waratinyutse guhita ugafata kuri ukuntu kanganaga wasubyibuka se ukuri cyangwa muve yaraje yavutse saa sita n'iminota 10 and then njye naho nambona rwose bamufata bagira ibiki njye namufasha nka saa 9 z'ijoro kuko nabwo nta choice yindi yari ihari. buriya nta choice yari ihari nabonaga ukeneye help sinzi ibintu wari ugiye gukora n'andi bari ku ruhande rwawe so wari usigaye ugomba kumufata ariko really nabonaga niba ugafata ako none ukavune nyine kaba karaka so urumva ko nta gisebo kirimo nta n'ikibi kirimo mu gutinya mu bapapa no it's not sukuba perfect nabivuze nta byo kuba perfect birimo abona ukora ibishoboka urumva kandi bishobotse kuba ubihuza ugata amasaha make nkanjye
so wari wishimiye ko bihunzaho amasaha make ariko nari ndi kubafotora nyine ariko mbirebera hirya mbona ibintu nari byadanje ariko nyine so it's not about perfection. ubwo umwana araje bibanje kwanga kumuterura uramutinye noneho umuteruriye wumvise se ari diference urumva cyangwa wari ugifite ubwoba wumvaga ubyibuka nkatwe nyine aba first time parents sibyo ugenda ubidigestinga gake nkanjye njye processinga gake ni muri babandi bita babijyamo ako kanya vuba vuba uvuga wait ubundi umupapa noneho kano kana unakanje kimwe nk'uko imbu nabyibuka no muri mariage tukimara gukora wedding ndibuka ko hari ahantu twagiye bavuze ngo hari event twe turimo abatubwira twintroducinga buri wese ari kuvuga umugabo n'umugore twebwe buri wese ahita yivuga uko turabivuga twarivuze ariko maze kuvuga ngo imbere umufasha imbere umugore I don't know what I said ariko nkimara kubivuga tutarebana turaseka like wait a minute we are married right I know yeah so it is the same thing even downloading wait this baby is mine right nawe ngiye byamaze nawe igihe kinini uvuga ngo responsibility yanjye byose birandeba oya na n'ubu ntabeshye hari igihe ndeba karaka ange nkavuga nti okay ntabwo mbyumva wasanga bari buze bagatangumanje ati dusubize umwana wacu ariko ni gloire y'Imana exactly ubwo ikindi kibazo kiravuga ngo reka noneho tusimbuke gatoya tugiye mu rugo hari igihe cyageze co-sleepinga ni igihe bibaye ngombwa ko ubwo ndi gugerageza kubisobanura kuko nabuze ikinyarwanda cya co-sleeping ariko ubwo wenda barabyumva kambwira ati njye wenda navuga ko ari nko kwiyegereza guhana ibihe ku mwana guhana ibihe ubwo sindagera mu gihe cyo guhana ibihe ndi guhita mvuga noneho nabaye nk'usimbuka gatoya nkuko nari mbivuze mvuga muri cya gihe muri gushaka kwiyegereza umwana hagati ya papa na mama ukavuga uti wapi sinsinzira kano kana ndakaryamira ndagira ngo udusharinge nanone kuri iyo journey wumvaga ko kuri umuryamire wumvaga ari uko watinye no kuba ari aho ngaho hari umuntu mutoya urumva of course yari afite room n'iki byose ariko yanibutse a specific time kuko nakundaga nyine kugashyira iruhande rwanjye afite n'udufoto nyine twese twaguye nyine kawa hari umunsi ho like none byantraumatije narahindukiye koko nsanga imbane namushize akaboko oya wari umufashe gutya and then I think wahise ugira gutya akaboko ubona ashobora kuba yagwa cyangwa akihindukiza njye numvaga nyine namushyizeho ibiro so that I think karagushakinga ni kimwe n'utundi twinshi twagiye tuba tukagushakinga as a parent ibyo byarabaye ku gihe cyo kugirana ibihe rero hari abantu bahita bavuga ati kugira ngo kuko abantu baba bafite ukuri umuntu arakubwira ati ngewe bahaye umugore time yo kuruhuka maternity leave ariko ngewe ntayo bampaye ntabwo najya mu byo kujya ibihe byo kwita ku mwana nijoro ngo njye kumuhindura pampa njye kugira gute kandi ndibubyuke nkajya mu kazi ntabwo ibyo nabivamo ariko ku ruhande rwacu tukumva byibuze habayemo ako ka bonding cyangwa se habayemo ako ka experience byaba byiza ubwo aho ngaho wenda urahagarara kuri ruhande cyangwa se what can you say about it umva biterwa n'ibyo uvuga biterwa na situation za abantu batandukanye barimo wenda like me at that time byarakundaga ko nshobora kuba mpari njye ndi kuvuga umuntu nibundi still ubugiye ufite akazi ndi kuri side ivuga ngo if you have work reka once a week ugire experience in your bond urabikeneye ibyo ni ibintu biba bikeneye umuntu agomba kubuildinga sibyo kuko hari ibintu biba uzanabirebe iyo ubonye nk'umwana winjiye ukahita ubona aragusariye aje guhobera papa aje guhobera mama ujya umenya ko aba yarabikoreye hari ikintu kiba cyarabaye behind the scenes sibyo so ni necessity
by the way Wow. uriya mwana ntibimureba we kuri we kuri bije ye ntabwo ugomba kuba uhari Wow. yeah so icyo navuga sometimes ntibinabe n'umwanya aho bishobotse byanze umwanya munini cyane fata ka kanya gato kagire nimba ari amasaha abiri cyangwa isaha imwe ya kalite nk'ukanjye nibuka ko nagiraga isaha ya iri special yambaraga special yari ya 11:00 so yeah buriya hari ukuntu kabaga kari so energetic 11:00 kananjye uranzi nyine my time ukuntu biba bimeze ari amajoro nyine kaga 11:00 ndi kumwe nawe buriya kabaga ari na time sometimes nk'isaha imwe ko urabizi arongera asinzire ni muri minota nk'ingahe ariko yabaga iri so special yeah nawe ukabibona ukabona ko hari ukuntu ubona kuvugisha kandi atakuvugisha so it's not about njya nkunda kuvuga ngo si quantity si umwanya munini ahubwo nawe undi mutoya ubonye bishyiremo ka quality bibe intentional uvuge ngo uyu mwanya ngiye kumuha koko be present telefone hasi televiziyo zimya actually uvuze ikintu gikomeye cyane hari ababyeyi baba bifuza ko umwana bahereza urukundo kandi batabonye donc urukundo sometimes ari igihe ruba reciproque nyine akaba ari mpanguhe umwana ugashaka ko niwinjira gusarira cyangwa kwiyumvamo agahora ahamagara papa kandi ubizi neza ko nawe urwo rukundo ni wari uruhari noneho ukireguza ko wari umuhaye mu bifatika kandi kuri we hari igihe akenera ibifatika Yesu akabibona hari n'igihe aba akeneye iby'amarangamutima atanga ubwo I feel like aho ngaho ugishubije neza which will take me maybe to the last question naza ngo noneho ubu ngubu ahantu ageze cyangwa se uko noneho iminsi igenda of course turabibona ko atari ku mwana agikenera ya affection cyangwa se bya bintu byose bajya kumukorera niba baravuga guti aracyari muto cyane reka ijoro tugumane mu gihe wenda nabaga nagiye kuruhuka noneho uyu mwanya ubasha kuvuga uti iri joro nta kibazo ariko wenda nintaha turabonana dukine uba wumva kuko ashobora no kuryama amasaha nkanjye ndyama yes noneho uba wumva umubyeyi aba akwiye kugendana gute n'umwana umva ini uko nge bike maze kumenya sibyo buri stage guhera ku kwezi kumugera ku kwa kabiri uri kwiga ibindi bishyashya yes definitely kugeza even right now ari umwaka bashaka bagusha ikiri common ni kimwe language ni imwe n'urukundo bashaka niya care niya byose sibyo ariko sometimes uburyo biba packaged biratandukanye ubugeza aho ushobora no gutangira kumwigisha so numva ko mu gusubiza icyo kibazo navuga ko ari wowe ujya muri discovery stage itaragira by the way yo kwiga umunsi ku wundi azagera no kwa teenager ukimwigaho nanjye baracyanyiga ababyeyi banjye so it's a journey icy'ingenzi kiri most important uko nk'umubyeyi ugomba kumenya ngo nta konje ufite yo you still have komeza kuba so ikibazo ndakomeza avuga ibiri mu bya nyuma because we're about to get done utekereza ko abantu bose bategerezwa kuba ready mbere yuko baba ababyeyi cyangwa umwana aza abyigisha mu nzira ye nubwo navuze ngo I read but we faced so many things ziba zinatandukanye no you don't have to be ready plus nta muntu uba ready nk'uwundi urumva umwana aratandukanye uzasanga umuhungu mwari umunayiti pasoni amajoro ari ubwo afite imbaraga undi ku manywa ari ubwo afite imbaraga so ntabwo bitegura ngo nzaba umu expert cyane muri ibi bintu bimwe ubyiga you just ukora ibishoboka ukitegura gukora ubivuze neza kuko ngewe iki kibazo nkibara kukibona nahise nisubiza nti of course umuntu agomba kuba ready akamenya ibimuziye akiga akiforma n'ibiki kandi ukaba
n'umuntu muri uko kwiga n'uko kudiscoveringa ukaba witeguye kwibabarira. N'ubundi nibyo ngiye kuvuga ngo hari igihe wiga ibitari byo bitewe n'uko atari bitewe n'uko atari we waremye uwo mwana, utagiye kumushyiraho ku isi ngo wige uko azabaho, ahubwo uba ugomba kuba uri open minded ukavuga uti icyo akeneye ni iki, icyo asabwa ni iki, biragenda gute na gute na gute. Ikindi kibazo kiravuga ngo niyihe myumvire yawe yahindutse kuri parenthood nyuma y'uko ubyaye? Imyumvire cyangwa not imyumvire, reka twe gukoresha iryo jambo imyumvire, tuvuge ngo nyuma y'uko ubaye umubyeyi ni iki kintu wasanze wenda cyari cyo igihe wumvaga ko kitari cyo, cyangwa se n'iki kintu wasanze ko noneho ibintu wapi kandi wenda wari uzi ko icyo cyaza gufasha abajene. Urumva batubwiraga ngo umubyeyi, njye najyaga nimagina ko when you're a parent hari ikintu feelinga ku mwana wawe, nyine ukaba like imba ari crash ukagira triple crash. Numvaga nyine uko kundi nyine uba umeze nk'umutineje ugabisariramo. Nza gutungurwa nuko you love the kid unconditionally, uramukunda pe, ariko it's a different kind of love. It's not sometimes you are just calm, hari n'igihe just mufashe gutya cyangwa se mucecetse akureba nawe umureba gusa, urumva ukaba uri sometimes si ibintu and magambo make sometimes what we think before you have a baby cyangwa se ibyo aba parents bacu batubwira ryo biri overrated cyangwa understated. So that's about it. Icyo mbona ni uko umuntu aba agomba kuba open minded mu kwiga no kumenya what's coming for me and what's not and so on. And sometimes it's a choice. Sometimes I mean utazana feeling ibintu byinshi, urumva akaba ari a choice you're just making, you know. So it's all that. It's a combination of many things that I don't know everything about, that I'm still learning. Okay. Icyanyuma hari frustration. Ibyanyuma byabaye byinshi noneho hari frustration aba papa bagira cyangwa se abagabo bagira, ariko abagore ntajya mbona bagira frustration y'umwana. Umwana aratambutse ari kugenda avuga cyangwa ari kugenda ahubanza ibintu n'ibiki, twege turabireba tukavuga yo kabashije kubikora, mwege nkabona ye baba we mukuri hariya gira gutya. I feel like ibyo bintu nabyo sometimes iyo umuntu atarebye neza bishobora mwege ubwanyu gutuma mwatakingana cyangwa se ntimwumvikane kuri icyo kintu. So what can you say about co-parenting igihe mutanahuje? You see, that's a very good question. First of all, mana, generally speaking, mana cyangwa bitandukanye, sibyo? Men, we are not naturals. Ntabwo turi kunaturinga, sinzi babyita gute. Kunaturinga, I think ni nko gutanga ibiryo cyangwa ibikuza umubiri. No, by nature, ntabwo turi abantu ba kwitaho urumva kuguyaguya naturals, urumva twebwe we have another it is natural, niyo because urumva it is not natural. Niyo mpamvu byoroshye ko iyo umwana arize umugabo yita yumva mu rusaku, mwebwe muhita muva nk'ikintu gikubise ku mutima, instinct yanyu ikaba what has happened, kubwira ati jya kuguyaguya yabaye icyaraguye bigenze gutya. Twebwe bijyana sometimes ukanabigerageza ukagera no kumva kabaye like man urusaku turarugabanya gute, urumva. So it's by nature how we are, ariko on the other side tukaba dufite natwe ibindi biza by nature, we give so protection. Niyo mpamvu usanga men are like turi kureba umwana wenda ari nko gukambakamba kubona wow this is good, kari kujya gatangiye kugenda, ngende kureba ikintu agiye gukoraho kikaba wenda kiri bumugweho, urumva protection niyo instinct yacu ya mbere, urumva
ya provision ya kwa kundi kose ko kubakavariye urumva Okay. so you have to understand iki ni ikintu kiri so important wowe understand as a man ukora gute operating gute ukandasana n'umugore nawe ukamwandasana ariko nawe akabimenya ibyo ngibyo when you know yourself and I know myself you know how you do it yeah this is just so basically numvisemo ko icy'ingenzi ari ukumenya understanding niya pati yo kwiga wakomeje kuvuga kumenya ko uyu nguyu ni iki kiza naturellement ngewe ni iki kiza naturellement kuri iyi side tugerageze kuko nk'ubu niba ngewe nzi ko umwana ari burire wowe ugatangira kuvuga ati mana yanjye ngewe nkahita numva nagufasha ariko nawe ukaba uri open mu kwiga noneho ukavuga uti what's happening noneho yeah ukamenya for example ni both sides sibyo ushobora kuza wenda nk'umupapa yarushye ibingiyo mu bintu bye the best thing wahita umukorera so ko yanze umwana so ko yanze situation aho kugira ngo abibemo iyo ntuza yose iyo wenda akeneye yakwaya cyangwa se kubera ukuntu ateye kumufata umwana wenda ukaba rimwe na rimwe ukajya n'ahantu urumva uba uri kureberera uba uri muri ya pati ya understanding kimwe n'umugabo kubona biri kuba akaba yakwandastandinga what is happening so it's both ways within a situation yeah so thank you so much mwakoze kuba mugejeje aka kanya mukiri kumwe natwe turabasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire subscribe like comment hanyuma niba ushaka kurimba ukarimbisha inzu yawe ukagenda neza ugatura heza please contact this number iri hasi and reka tuguhe serivisi nziza thank you so much ubwo ibyo birajyana na us doing what we do as artists, as singers, as worshippers twizeye ko mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi mukadushyigikira ciao ciao